twari twabikomejeho mu kanya gashize ko habura iminsi mike mu Rwanda hagateranira inama ya 19 y'igihugu y'umushyikirano kugira ngo rero turusheho kumva neza ibikubiye muri iyi nama ndetse n'ibizibandwaho n'ibyagiye biranga inama y'igihugu y'umushyikirano mu bihe byashize. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Pierre Kagabo wiriwe neza. Mwiriwe neza. Najya ngo muri aka kanya turebe muri makeye ugereranyije ubona uhuza uti inama y'igihugu y'umushyikirano n'amateka y'igihugu ndetse n'amahitamo y'abanyarwanda. Urakoze Leonsi, ndagira nsuza abadukurikiye. Inama y'igihugu y'umushyikirano ni urubuga rukomeye rushimangira imiyoborere ishyira umuturage ku isonga, aho abayobozi bemera kubazwa inshingano ariko kandi no guha uruhare umuturage atari ukuba indeberezi gusa mu bikorerwa mu gihugu ariko nawe agatanga umusanzu we. Turebye rero amateka y'u Rwanda cyane cyane yaganije kuri jenoside yakorewe abatutsi, ubumwe bw'abanyarwanda bwarahungabanye bigeze kuri jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda basaga miliyoni baricwa. Rero ubwo iteko nshinga rya 2003 ryategurwaga, abanyarwanda bahisemo uko igihugu kizayoborwa. Kimwe mu byo bahisemo rero bashatse yuko hazajya habaho inama y'igihugu y'umushyikirano igahuza perezida wa repubulika akaba ari witumira akanayobora, agatumira izindi nzego zose z'ubutegetsi, ariko hagatumirwa abikorera, imiryango itari ya leta n'abahagarariye abaturage mu ngeri zitandukanye haba mu Rwanda no mu mahanga. Ibyo nabyo wabyita ubudasa bw'u Rwanda. Icyo bigamije rero ni ugushimangira amahitamo y'abanyarwanda ariyo ubumwe, imiyoborere ibereye no kubaza inshingano, ariko cyane cyane no kureba kure. Ibi byose bigakorwa hashyirwa imbere icyateza imbere abaturage. Iyo ugiye kureba inama y'igihugu y'umushyikirano yagendaga igira umwihariko bitewe n'ibihe igihugu kirimo. Nk'ubu inama ya mbere y'umushyikirano yabaye muri 2003 yabaye bw'igihugu kigiye kuva mu nzibacyuho, none muri uwo mwaka nibwo habaye amatora ya mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Iyo urebye rero ibiganiro byabaye icyo gihe byaganishaga n'ubundi kuri ayo matora, ariko wanareba ijambo perezida wa repubulika yavuze kuri icyo gihe, perezida wa repubulika Paul Kagame yibutsa abanyarwanda yuko batagomba guhanga amaso akimuhana cyangwa se ngo batungwe no gusabiriza. Ni igitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda dukore twishakemo ibisubizo, ari nacyo umushyikirano uvuze. Umushyikirano ni umwe muri gahunda zo kwishakamo ibisubizo zivoma mu muco nyarwanda. Hanyuma tukiraho urumva ibi ni ku nshuro ya 19 umushyikirano ugiye kuba, buri gihe hagenda hafatwa imyanzuro. Usubona imyanzuro ifatwa mu nama y'igihugu y'umushyikirano hari uruhare ifite mu kwihutisha iterambere ry'igihugu. Imyanzuro iyo tugiye kureba uko yagiye ifatwa ishingira ku bintu nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere ishingira ku mpanuro za perezida wa repubulika utumiza akanayobora inama y'igihugu y'umushyikirano, kuko hari ijambo rigaragaza ishusho y'uko igihugu gihagaze avuga atangiza umushyikirano n'ijambo avuga asoza umushyikirano. Ariko hari n'ibiganiro bikunze kugaruka ku nzego zitandukanye, imibereho, ubukungu, umuryango. Ibyo byose ni ibishingirwaho mu gufata imyanzuro. Rero dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RGB muri 2015 byagaragaje ko nko mu myaka 10 ibanza y'umushyikirano hari hamaze gufatwa imyanzuro 304 yashyizwe mu bikorwa ku rugero rwa 73%, ariko kuri 25% ugasanga yarashyizwe mu bikorwa igice, itarashyizwe mu bikorwa ugasanga ari 2%. Biragaragara yuko imyanzuro y'umushyikirano n'ubundi niyo umushyikirano wabaye minisitiri w'intebe atangaza uko yashyizwe mu bikorwa, ariko iyo ugiye kureba nanone iyo myanzuro nka 95% ubushakashatsi bwagaragaje ko yagize uruhare mu kwihutisha ubukungu. No kuri icyo kigero none cya 95% ikazamura uruhare rw'abaturage bagira muri za gahunda n'imishinga igamije guteza imbere abaturage. Ikindi kintu nakomeye cyane ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko ku rugero rwa 87% inama y'igihugu y'umushyikirano ishyigikira kubaza inshingano abantu. Urabizi ko inama y'igihugu y'umushyikirano ibaye wenda bigenda bigabanya ubukana uko imyaka igenda itera imbere, ariko abantu babaga biteze ko hari umuyobozi uzabibazwa byanze bikunze niba hari ibyo atakoreye abaturage. Rero ugiye kureba imyanzuro yose yari igamije kwihutisha iterambere. Nagwa nk'ingero nkeya gusa, abantu bazi gahunda ya Gira inka. Uriya n'umwanzuro wafatiwe mu mushyikirano muri 2006. Uyu munsi inka za Gira inka zimaze kugera ku baturage barenga 400,000. Nagwa urundi rugero rwafashwe muri 2007, gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9. Muri 2012 iyo myaka yaje kugera kuri 12, ariko nabyo byongereye umubare w'abana bajya mu mashuri yaba abanza n'ayisumbuye, ubu bararenga 90%. Abantu bazi komite z'abunzi. Komite z'abunzi buriya nazo zaturutse mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Navuga byinshi, umwarimu sako, koperative umwarimu sako, buriya n'umwanzuro muri 2004 n'ubwo yaje kujyaho muri 2008. Muri make urabona yuko imyanzuro y'umushyikirano inashingira ku bibazo abaturage baba babajije. Abantu benshi bazi imihanda mu gihugu. Iyo urebye umuhanda ujya za Kibeho za Nyaruguru, imihanda ica mu majyaruguru no mu burengerazuba, biriya nibaza abaturage babajije, noneho bigashyirwa kuri gahunda bikazajya mu igenamigambi, noneho cya kibazo abaturage babajije kikazavaho umushinga utanga igisubizo. Hanyuma uyu mushyikirano
ugiye guterana kuri aya matariki 23 na 24 z'uku kwezi ugenekereje urabona ari uwuhe mwihariko? Dore imyaka 30 irashize u Rwanda rwibohoye, urabona ari nk'uwuhe mwihariko uzaranga inama y'igihugu y'umushyikirano? Icya mbere ni umushyikirano uzaba urimo imbamutima zikomeye. Abanyarwanda bazabishimira urugendo rw'imyaka 30 ishize igihugu cyongeye kuba igihugu, ariko kandi igihugu kitagira giheza nk'uko binakubiye mu iteko nshinga ry'u Rwanda, nk'uko binashingiye ku buhamya abaturage batanga ubwabo n'uruhurirane rwiza. Ikindi kintu gikomeye niwo mushyikirano wa nyuma muri manda ya 2017-2024 muri gahunda yiswe y'igihugu yo kwihutisha iterambere cyangwa se NST1. Ubwo birumvikana ko abantu bazaba bareba batese ko twari twiyemeje ibi n'ibi byo bigeze hehe. Ni nanone ni umushyikirano ugiye kubasiga amezi make ngo habe amatora. Birumvikana rero ko abanyarwanda bazishimira ibyo bagezeho, hanyuma bagafata n'ikindi cyerekezo cy'uburyo bayobora igihugu cyabo mu yindi myaka myinshi iri imbere. Ni umushyikirano rero uzaba urimo no kwishimira naho igihugu kivuye, guhangana na COVID-19, guhangana n'ibihe bikomeye bishegesha ubukungu byabaye hirya no hino ku isi. Ni inama y'igihugu y'umushyikirano tuzumvamo wa mugana amajwi y'urubyiruko, tuzumvamo amajwi y'abagore, tuzumvamo amajwi y'abanyarwanda hirya no hino mu gihugu bishimira ibyo igihugu cyagezeho, ariko nanone ni umushyikirano uzagaragaramo nanone inyota yo kurushaho gutera imbere. Urakoze cyane Jean Pierre Kagabo. Reka nkubwire udushya tubiri gusa twabaye mu mushyikirano. Muri 2007 nibwo bwa mbere abanyarwanda ba mu mahanga bitabiriye ku nshuro ya mbere inama y'igihugu y'umushyikirano. Muri 2007. Muri 2010 niwo mushyikirano wakoreshejwemo ikoranabuhanga cyane. Abantu barenga 100,000 bawukukirana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikindi wenda kiza kukubabaza nuko uburyo abantu bamenya amakuru y'umushyikirano ahantu hambere bayakura ni kuri radio kuri 78%, kuri televiziyo ni kuri 22%. Ariko ubu ndizera ko ibyo nibyo muri 2015 n'imbuga nkoranyambaga cyane ubu ziyongereyemo. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza ko abanyarwanda bakurikira. Ikindi gishimishije ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko kuri 96% abantu baba bazi ko umushyikirano uzaba, rimwe na rimwe abenshi bakaba bazi n'ingingo zizavugwaho bakabikurikira. Urakoze cyane, udufashije kwibuka bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze inama y'igihugu y'umushyikirano ndetse n'uruhare rw'umushyikirano mu mpinduka zigaragara mu gihugu. Murakoze.